Ahangaha murimo kureba rero buriya rwose nkubwiye ko ari inyanja ahangaha ntabwo wabyemera, ushobora kuba rwose washidikanya ntubyemere, ndetse ndamutse nkubwiye ko abantu bari ahantu bari kugenda ashobora kuba ari hejuru y'inyanja nabwo ntabwo ushobora kuba wabyemera washidikanya. Ariko wenda hari uramutse urebye nk'aba bantu bari mu bwato ukareba biriya bintu birimo kuremba hejuru nkakubwira ko ari urubura ushobora kuba wabyemera. Ariko mu by'ukuri ziriya nyoni urimo kugenda uri kubona ziri kugenda ziri nk'abana cyangwa se ziri nk'abantu nkubwiye ko ziri kugenda hejuru y'inyanja nabyo ushobora kuba utabyemera, ariko uraza gusobanukirwa kubona izi nyoni zirimo kugenda nk'abantu. Uraza gusobanukirwa aha ni hantu bwoko ki, aka gace ni hehe, ese ubuzima bwabo bumeze gute, inyamaswa kugira ngo ibe yakonje igere kuri urwo rwego buriya byanze bikunze uwayifata akayishyira muri firigo yagubwa neza kuruta ahantu iherereye. Aba bantu uri kubona barimo kugenda ahantu rero bashobora kuba bari no kugenda hejuru y'ahantu y'inyanja ariko yahindutse urubura. Aha hantu rero ni bwoko ki? Aha hantu reka dutangire twinjire mu buzima bw'ahantu. Ese ubundi ahantu ni hehe ni bwoko ki? Ubuzima bwaho bumeze bute? Haba habaye inyamaswa, abakerarugendo, abantu bahatuye, se haratuwe cyangwa ntabwo hatuwe, se abantu babayeho mu buhe buzima? Aha naho bita kuri Antarctique. Mu by'ukuri Antarctique ni mu majyaruguru y'isi cyangwa se mu mpera z'amajyaruguru y'isi ku mugabane witwa Antarctique. Mu by'ukuri ni abantu babayeho mu buzima bwo kuba bahora ahantu hasa naho ari urubura, cyane cyane muri cya gihe bita winter cy'ubukonje bukabije cyane. Uba usanga n'urubura rwarageze ahantu hose ku buryo n'inyanja zigenda n'inyanja yaho igenda igahinduka neza urubura ku buryo n'abantu bayigendaho hejuru yarahindutse urubura. Ndetse niba n'amato yari mu inyanja icyo gihe biba ngombwa ko ahagarara akazategereza igihe inyanja izongera kuba yabona akantu gasa n'ubushyuhe amaze akongera kuba yarekura cyangwa se urubura rukaba rwakongera gushonga rugahinduka amazi bwite kugira ngo urugendo rubashe kuba rwakomeza. Naho bitari ibyo abantu bari muri ubwo bwato baba bashobora kuba bashaka ubundi buryo bwa moyen de transport, ubwo ni ukuzagenda n'amaguru bakagenda hejuru y'inyanja ko iba yarahindutse urubura bakazagenda. Mu by'ukuri rero aha ni hantu ki? Urabona uyu ni mukerarugendo aba yagiye gutembera aho hantu, ariko mu by'ukuri aha hantu ubuzima bwaho buragoye cyane ko n'ubushakashatsi bwagaragaje yuko bigoye cyane ko nk'abanyafurika batigeze baba ahantu mu duce dukonje cyane wenda nk'utw'i Burayi byagorana ko bahaba. Nk'izi nyoni zihaba, ubu bwoko bw'izi nyoni bita pengwe zihaba, nazo ni inyoni zitangaje cyane uburyo zigenda nk'abantu, zifite amabara ariko ntizishobora kuba zaguruka. Ni ahantu h'ubukerarugendo ariko bigoye yuko abanyafurika twabasha kuba twasura bitewe n'ubukonje buhaba cyane, ndetse ko hari igihe ubukonje bushobora kuba bwamanuka kuri dogere 40 munsi ya zero, mu gihe twe ahangaha muri Afurika iyo umuntu yagize ubukonje buri munsi ya degere Celsius ngira ngo ni 27 batangira kuvuga yuko ubukonje bwabaye bwinshi kuri we, atangira gushaka uburyo bamuhereza ibintu byamufasha kuba yakwiyongera ubushyuhe. Mu by'ukuri rero twewe urabona nk'ahariya ni inyanja, ariko urabona biriya bintu biri kuremba hejuru ni urubura. Ushobora kuhareba ukagira ni ubutaka, ariko iriya ni inyanja. Urabona ko byamaze kugenda kuriya. Reba nk'uriya musozi uri mu nyanja, uriya ni umusozi w'urubura. Ahangaha ubukonje buba bwarabaye bwinshi cyane ku buryo rwose ubuzima bwaho twe nk'abanyafurika kuba wahagera ugasavayivinga byakugora. Ushobora kuba wahamara iminota mikeya bakaba bagusigasira nk'uko umwana muto w'uruhinja umubyeyi amusigasira ngo atarwara umusonga, nawe batangira gushaka imyenda myinshi cyane itandukanye bakwambika, ndetse ikoranye n'uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa se ikoranye n'ibintu by'amashanyarazi bituma ubukonje burushaho kugenda bwiyongera cyangwa se utabasha kuba wakonje kugira ngo ubushyuhe bukomeze bube mu mubiri wawe utaza kuba wagira ikibazo. Aha hantu rero mu by'ukuri urabona rwa rubura nyine urabona rwabaye rwinshi mu nyanja, nubwo barimo baragenda ariko urabona ko hejuru harimo urubura rwinshi cyane. Biriya byanze bikunze ntabwo
ubuzima hari buba bworoshye, nubwo abantu basa n'abagenda ariko ba kavukire bo batuye muri kariya gace batangiye kuba bahatura nko mu myaka nk'ijana na mirongo itanu ishize, ariko by'ukuri nabo ni bake cyane bashoboka babasha kuba basavayivinga kugira ngo bahabe, ariko ubundi abenshi bagiye bahayimuka bakagenda bavayo bagenda, ariko basanga ubutaka baho banze kwimuka ni bakeya bahatuye cyangwa se abakuru mugabane, ariko ubwo nyine ubuzima babamo biragaragara yuko atari umuntu uwo ari wese wapfa kuba yahaba. Aha rero ni muri pole noro y'isi cyangwa se mu majyaruguru y'isi, ariho hantu haba ubukonje bumeze gutya, byanze bikunze kuba wahaba utari umuntu wigeze uba ahantu hakonje cyane nko mu bihugu bitandukanye by'i Burayi bikonje cyane, byakugora cyane. Urabona ko nk'ariya inyanja yahindutse urubura neza neza. Iyi ni inyanja murimo kubona, ariko urebye ushobora kugira ngo ni nk'umukeka urambuye cyangwa se n'iki, ariko iriya ni inyanja uri kubona umwaro wayo cyangwa se ku nkombe zayo. Hamwe twatangiriye mureba ubu ngubu, uru ni urubura neza neza, ni inyanja ariko nyine uru ni urubura rwagiye rusa naho rwisatagwa cyangwa rurimo utuntu tumeze nk'amayogi cyangwa se nk'udusozi dutoya, kubera yuko rwaragiye rurakonja rujya ku rwego rukomeye cyane. Ahangaha ubushyuhe nibutangira kuza azongera rushonge amazi yongere abe amazi asanzwe y'inyanja. Urabona yuko rero nk'ahangaha rero kuvuga ngo abantu bahagenda cyangwa se bahatura biba bigoye cyane, ubuzima bw'ahangaha bugoye. Abantu bagendera ku ibintu bita ski cyangwa se bagendera ku ibintu bimeze nko kuba bagenda bari kunyerera, birashoboka ko nabo bari kugendera ku nyanja bitewe n'uko nyine ruba runyerera cyane, kurugenda banyera kuriya biba ari ibintu byoroshye, bakanabifashwamo na turiya tuntu tuba tumeze nk'uduti bagenda bifashisha mu gukora rwa rugendo bakora. By'ukuri rero ubuzima bwa hariya kuri aba mugabane buba bugoye cyane, kuba wabusavayivinga utari n'umuntu wabanje kuba mu bihugu bigoye cyangwa se bigira ubukonje bwinshi cyane. Urabona nk'ariya amabuye yo muri iriya nyanja barimo, urabona ni ba mukerarugendo barimo baragenda, ariko nyine ikigaragara cyo ni uko ahari ahantu hakonje cyane, buri hamwe hose muri kubona ko aba ari ahantu hari urubura rwinshi cyane. Aba ni abakerarugendo barimo baratembera bagenda, ubona ko ahantu hose bari kugenda hasa naho ari urubura. Ni ukuvuga ngo cya gihe twe twita ko ari igihe cy'izuba cyangwa se mu mpeshyi nyinshi cyane, nabo baba bari mu bukonje ariko ntabwo buba bukabije cyane ku rwego rumwe nk'urwo bo bajya mu gihe cyo bita ngo ni winter cyangwa se cy'ubukonje bukabije, hahandi n'inyanja zihinduka urubura. Urabona ko n'amafi yaho buriya nk'ifi y'inaha muri Afurika cyangwa se nk'ifi yo mu kiyaga cya Kivu yifashe ukawayijyana hariya rwose nayo ntabwo yasavayivinga yahita ipfa, kubera ko ubukonje bwara ntabwo yabasha kuba yabwihangana, bwo buba burenze ugereranyije n'ubushyuhe buba cyangwa se ubukonje buba mu mazi y'inaha muri Afurika, aho ugereranyije abashyushye, ku buryo inyamaswa iba mu nyanja mu biyaga by'inaha iwacu ntabwo yabasha kuba yaba mu biyaga cyangwa se mu nyanja za hariya, kuko amazi yaba akonje cyane ku buryo utadutekereza. Ubu ni ubundi bwoko bw'inyoni nazo rero urabona ziri kumwe na za pengwe. Icyo gusobanura ni ukumenya niba izi nyoni nazo ubwoko bundi bwa kabiri sinzisobanukiwe neza, ariko urabona ko ari inyoni zo ziteye ubwuzu cyane, ba mukerarugendo bakunda kuba bumva bajya gusura bakareba uburyo ziba zigenda neza neza, wagira ni umuntu zifite amabara ariko ntizigenda, hari wagira none utwana dutoya turimo turagenda. Urabona ko ari ibintu byiza cyane biba bisamaje kuba abantu babireba, ariko nyine ubuzima bwa hariya nakubwira ko ari ubuzima buba bukakaye cyane. Kuba watekereza kuba wazajyayo utacinze amakuru y'ahariya hantu, bakwereka yuko atari byiza kuba wajya uri nk'umunyafurika utaramenyereye kuba waba ahantu mu buzima buba bukonje, byakugorosha ndetse no kuba wanapfira kubera ubukonje bukabije cyane burangwa muri kariya gace cyangwa se hari ahantu. Ubwo nyine abasanga ubutaka baho cyangwa se abantu banze kuhimuka bakavukire baho barahiye, ubwo nyine baba baramenyeye n'amaraso yabo, ushobora gusanga abatandukanye n'ayacu baba baramenyereye. Urabona ko n'inyamaswa zaho cyangwa se n'utundi tunyabuzima twaho uburyo tuba tubayeho bitandukanye n'izindi nyamaswa z'inaha iwacu muri Afurika. By'ukuri rero watembereye henshi, wagenze henshi, wagiye ubona byinshi,
ariko utuntu nk'utu nanone uba ukeneye kuba watureba, niyo mpamvu tugutegura tukatugezaho ibintu nk'ibi. Uba ukwiriye kuba wakora subscribe ndetse na like kugira ngo udutere motivation kugira ngo tujye dukomeza kugenda dukora ibindi biganiro, tube exploring, tubereka ahantu henshi hatandukanye, imico itandukanye hirya no hino ku isi, tugende tubagezaho amakuru atandukanye y'ibintu bigiye bitandukanye tuba twaragiye tumenya cyangwa se dusobanukirwa, kugira ngo tubasharinge cyangwa se tubasangize iby'ubundi buzima bwo hirya no hino ku isi. Uriya nk'inyamaswa kuba iri gutitiranga, ubukonje bwayibanye bwinshi cyane, buri munsi yuko wayifata ukayishyira muri firigo yagubwa neza kuruta ubukonje irimo guhura naho nabwo aha hantu iherereye. Ibaza ariko nawe ubukonje bushobora kuba bwagera munsi ya degre Celsius 40, munsi ya 0, aba ari ubukonje burenze igipimo. Wowe uhageze ako kanya amaraso ashobora guhita, umutima ushobora guhita uhagarara, amaraso yawe akavura, bitewe n'uko nyine ntabwo amenyereye ubukonje nk'ubwo k'urwo rwego. Urabona nk'uno muntu arimo kugenda hejuru y'inyanja yahindutse urubura bwite, utagira ngo buriya ni ubutaka, reka iyi nyanja ko nyine ni igihe cy'urubura yahindutse urubura bwite, hariya ntugire ngo yashobora kuba yamanuka, reka harabaye urutare neza rushashe. Urabona biriya bibuye ibiki byose, urabona ko aka ni agace rwose kaba karimo ni ahantu hanyaburanga ku isi, ariko nyine hasurwa n'abantu bake bitewe na kirima yaho igoranye cyane ko abantu babasha kuba bahagera, n'ubundi hatemberwa cyangwa se hasurwa n'abantu bamenyereye kuba mu bihugu bigize. Nizere ko wakoze like na subscribe, Imana ikuwe neza kandi